guhera ku itariki ya 4 kugeza ku 29 z'uku kwezi nyine nk'uko mubizi hazaba icyiciro cya mbere cya sinodi mu rwego rw'isi yose, aho tuzirikana agaciro ko kugendera hamwe, ubumwe, ubufatanye mu butumwa. Ubwo rero nk'uko papa yabyifuje nuko imbaga y'abakristo twarangwa n'isengesho dusabira iyi sinodi izatangira mu cyumweru gitaha. Kiliziya Gatolika mu Rwanda izaba ihagarariwe na Musenyeri y'icyubahiro Musenyeri Edouard Sinayobye wa Umwepiskopi wa Diyosezi ya Cyangugu, niwe uzaba uduhagarariye iyi minsi yose. Rero akazaba ari kumwe n'abandi papa yagennye ko baba bari muri bakora sinodi. Tukaba tubasabira cyane ngo Roho w'Imana azabamurikire kandi abafashe kugira ngo barebere hamwe uburyo Kiliziya yacu yakomeza urugendo tugendera hamwe dufatanya urunana. Ubwo rero nkaba ndarikira abakristo rwose gusenga, ndetse hari n'amasengesho yihariye azaranga amakoraniro muri iki gihe tuzabagezaho, aho hari isengesho ryihariye ryo gusabira iyi sinodi. Ubwo rero abakristo nkaba mbararitse dusabira baduhagarariye kugira ngo bazashobore rwose kutazura nk'uko papa byifuza, gutega amatwi, noneho bakajya naho bavuga bati cyafashe umuryango w'Imana muri urwego ni iki ngiki. Urugendo rwa sinode turimo nk'uko mubizi tuzasoza umwaka utaha, kuko iyi sinode izarangwa n'umwihariko w'uko hari igice cya mbere uyu mwaka, noneho n'umwaka utaha akaba ariho hazasozwa urugendo turimo rwa sinode.